Boaz mbona witonda cyane sinzi icyabaye ntago kimbangamira nka mbere mbonye mbona witonze Kanyesa bura hari ibintu biba ku muntu bigatuma hari ibintu byinshi ahindura muri we ibintu byambayeho ko nari narashimuswe byatumye hari ibintu nize yuko isari gatebe gatoki uyu munsi nshobora kuba nkize ndahangaha mu rugo ejo cyangwa ejo ugasanga niwe nje kwaka icumbi nta mpamvu rero nimwe ihari yo kukwirataho isi yaranyigishije ese Boaz hari ikintu njya nibaza buri papa wawe niwe umwana wenyine agira aho icyo kibazo ku kimwese mukunda kukimbaza siko na Fabiola yabimbajije niye mpamvu nta yindi mpamvu yihariye nyine yawe itumye nyikubaza nuko numvaga nshaka kubimenya gusa ni njye nyine Boaz wenda nagaruka kwinjira mu buzima ariko se buri usanze nka papa afite nk'undi mwana wabyakira gute Kanyesa bijya bimbabaza cyane kuba ndi ikinege ndamutse nsanze papa wanjye afite undi mwana byanshimisha cyane kandi nabyakira neza uko byaba biri kose namwakira akaza tukanabana kandi amahoro kuko nabambonye umuvandimwe urumva se byambabaza ariko rwe abona tudahutse mane tugiyemo byo kwica abantu cyangenda bikemanga mane Mbabaye twafashe umwanya nyamara tukabitekereza ushobora kuba duhubutse Sariho umva ntabwo nyangoteza kumfasha mane sibyo nimba umva ari ibintu byo guhubuka ari byo ugiye ko ndi kukujyana mu mane ntabwo ninzo ngoteza kumfasha sibyo ntabwo nabigwatirije ntabwo nagoteze gutumye nakose ngiyewe sicara guhagarara heze ku ntego yanjye yo kwihorera ngomba kwihorera ku bantu bishe mane rega ugiye yuko ko nanjye mfite inshingano zo gushaka mushiki wanjye mane twaburanye kandi hashize igihe ibaze rero ibi bintu mbiguyemo ntanamubonye ako mwana nese mane twekera ko ntaci bacu tugira njye mfite mushiki wanjye nabuze urumva none we yaranatwita urumva atwite n'umwana uze ngo nabuje mushiki wanjye n'umwishwa wanjye kibazo mvano ko nkweka sibyo mbwira ndashaka kumfasha sibyo ngo amafaranga yawe agezemo sibyo nyaguhereza maze wigendere ku mahoro hari kibazo aya mane uyampaye gutya akazi katarangiye wampenduka mpa make ntabwo nabyemera okay katubikore ntari mane katubikora ariko nyine katugende teye ubwoba kabisa mane nta bintu by'ubwoba wowe tugende tubikore ho Akundi papa Boaz umwana wababaye ubeshye nakubwira ko mpazi ntabwo mpazi sinzi nuko angana kuko muheruka afite imyaka 3 ko ntabwo uzi aho aba ntabwo muzi gusa icyo nibuka ni izina ryiwe ntabwo mpazi rwose akakumira karagwera Use ko nshimye nge nakubabarira urabona Boaz abyakira ati urabona ari bukobabarire ibintu mubwiye angana gutya ushobora kuba ugiye gufata ukamuturaho angana kuriya urabona ibyo bintu yakubabarira kankubwire nawe ntabwo narinzi kuri bubyakire uko ari bubyakire kose nyine ndafata ibyo ngibyo ko nakundi kunabigenze nge nemeje kubabwiza ukuri uyu munsi kuri bubyakire ndabyemera amakosa nayanjye nta numwe muri mwe nshinja ikosa ni iryanjye kandi ndaryemera ndamwisabira n'imbabazi uko ari bubyakire nuko nguko arabyemera byiza arandakarira nta kundi nyine n'umwana wanjye kandi nawe bana chance none ugiye ngiye mu mirimo Mami ikize toka ma ukwara ke wabaye iki genda ubaze so papa se yakugize gute baze so ko nkubwiye
kanyese urufuko ariye ngo mutume Kajyanye na Fabiola guhara ku gasantere. Oh la 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 la. Ndashaka kumutuma ngo ajye kuzana umukobwa ugiye kuza hano. Nisi mama Boaz umukobwa n'umukozi wo mu rugo. Yego. Bari wogenda ujya kumuzana. Ngo uyu mumotari ngo amugeze hara ku kazu k'amazi ku muhanda. Ihute ugende umuzana. Ihute se udasanga moto ihari. Dade, kumbonye mama yarakaye nicyo cyamurakaje. Ikintu cyamurakaje nawe kirasa kukurakaza. Ariko mbere ya byose mbanje kubasaba imbabazi. Bazize iki se Dade? Ko Boaz, karame papa. ufite murumuna wawe. Ufite murumuna wawe. Pa ushatse kumbwira ko mfite murumuna wanjye n'igihe nahereye nzi ko nzi ndi ikinege. Uramufite ariko nsabye imbabazi. Wowe na mama we mbasabye imbabazi pe. Papa, ushatse kuvuga ko ubu ngubu igihe wajyana ukamara mu kazi amezi 3 ari byo wabaga wiberemo uragiye mu bandi bagore? Ntago byabaye vuba. Kuko byabaye mbere yuko nangira karakazi. Ese papa, ushatse kumbwira ko waciye inyuma mama? Yarabaye. Niyo mpamvu nyine nsaba imbabazi. Nsaba imbabazi. Dade, byo birambabaje niba warabikoreye mama. Ariko ntabwo byakubuza kutwereka uwo mwana. Akaba yanaza ngaha tukamurira nta kibazo akabana natwe. Nta kintu byaba bitwaye. Sinabura gukomeza gusaba imbabazi. Wowe na mama wawe rwose ndasabye imbabazi. None ikintu kiri kumbabaza cyane nuko uwo mwana kugeza kuri uyu munota simuzi, sinzi naho aba, sinzi n'ukuntu abayeho. Gusa ikintu kimwe cyonyine kuri izi nicyo gishobora kumunyibutsa nka gahita mumenya. Ni igiki? Ureba ka gakomo ujya wambara nawe aragafite. Ahubwo ikintu kiri kumbabaza muri ino minsi kubera utakigambara. Tati urandenganya. Kuko ntabwo nari nzi ikintu gasobanuye. Nari kuguma nkambara kubera iki? Niyo mpamvu nakabitse. Ntabwo nari nzi icyo gasobanuye. Nicyo ngicyo rero. Ako sinibura wambabariye. Biro, tumaze kurambirwa kubika ibipapuro by'ibyangombwa. Ubundi urabura ikintu se tugabana ibyacu. Umva manifesto. Ndagira ngo mwitone mwemuretse kugira ikintu mugurisha ntaremeza ibyo bintu rwose. Nimba wamenye kuvukana na Boaz, utangiye guhindura ibitekerezo. Utangiye kugira imwe papa wawe se? Wapi mwana urabizi ko ari njye uhagarariye no mupangu. Utaza kugira ikosa nari mukora ryo kugira ikintu ugurisha naragera aho ngaho cyangwa mbyemere. Umva man, ubu ngubu tuvugana ndi kumwe na Jikweye. Tugiye gushaka umuntu ubigura. Nutinda kuza urihumbira. Kandi wibuke ko byose byanditse ku mazina yanjye. Muraho. Muraho neza. Se nkubaze. Ikibazo nkubaze. Wina. Yego ndoyina. Nago wandangira ahantu bita kwa mama Boaz. Kwa mama Boaz witwa nde? Nitwa Giselle nturutse Muhanga. Okay. Katugende ubwo niye bari bantu. Ubu wese witwa nde? Je nitwa Patrick. Sina ko nitwa Kanyesu. Kamutwazi bikapu. Akundi Fisto. Ndakumva man. Kumbura ka gatipe ngo ni pilote katari seriye. Washase kuzana imitungo tukayigurisha.
murakaba separa hakiri kare bro dore ko n'akanyota kaba kameze nabi. Akanyota byo kaba kameze nabi man. Ariko uyihangayika dufite amafaranga mana turi mu ntoki. Naho byakara agatipe ko se shaho. Nanjye niko mba mbibona. Ariko igira ikibazo reka dutegereze Rwema agaruke. Naza katarafata umwanzuro. Tuzata tubigurisha mani twirira amafaranga. Fisto reka nkubaza. Uri tumugabana mitungo. Ubona buri wese atazahita acize. Cyangwa ikindi muri kudupangira man. Jikweli. Yego. Ngira ngo urabibona ko ibyaduzaga bisa nk'ibirangiye. Ariko ntago mvuze ko dutanye cyangwa dushwanye. Dushatse twahagumana tukongera tugapanga izindi business tuzanira amafaranga nkuko twapanze iriya. Mane kiriya gikobwa cyo cyacicishije Boaz nacyo ngiye kukica. Ngo igiki? Igikobwa Akorwe uriya mukobwa uri kwita igikobwa uzo ari we. uwo ari we wese simbyitayeho sinshaka no kubimenya. Icyo mpfa no kumwica kuko yacicishije Boaz. Akuzi ko wasaze rwe. Uriya mukobwa uri kwita igikobwa uzi ko ari mushiki wanjye. Fabiola umeze neza. Sariho. Uriya muhungu wo mwicanye muri kumwe kubera iki? Kanyese umwaje? Twaje mu mbuga. Fata ibyo bintu bye ubijyane mu cyumba cya Fabiola. Jize. Amakuru. Amakuru ni meza. Urugendo rwagenze neza? Yego rwagenze neza. Nta kibazo wagize mu nzira? Oya ntacyo. Mbere yo gutangira akazi icara tuganire. Ihangane man sibyo. Ihangane kabisa ntabwo nari gutuma yica mushiki wanjye man. Ntabwo gutuma yica mushiki wawe. Man uzi ibintu ukoze. Uzi uburemere ko ukoze. Man uramemukiye cyane. Wakoze nkamwica man kuko yaramemukiye man. Ngo nakabaye ngize nte arwe bundi warasaze uri gicucu ufite ubwenge ngo nakabaye ndetse ukamwica man. Ahubwo bikakuri ari mushiki wanjye. Fabiola niwe wishe nyoko niwe wabushije mushiki wawe. Man bundi warasaze ngo wakamwishe man. Urashaka nanyemera nkawe se nkabimfubye bwa kabiri. Urumva niba ari nuko bitekereza uribeshya cyane. Ikindi kuri gutura amatwi nyumve rwe sibyo? Uzibeshya ukoze n'urwara kuri mushiki wanjye. Sibyo? Imana ndizi ikintu nzagukorera man. Ikintu kizambaho. Ubwo se wankora hiki man? We wankora hiki kwa kintu gito wankoraho. Ntacyo gito wankoraho. Usibye kuba amashyizemo miyaga urumva nkakureka kuko dutanye ubucuti ngiye nawe. Naho ubundi nawe mba ngize gutya. Kwari kuba wanyishe
amazi ko ushobora kuba ukeka ko ari we muntu w'umugome muri iyi si cyangwa ari we muntu wahuye n'ibibazo ku buryo wakwigira umugome bigeze aho ngaho man. Niba ari nuko ubikeka Rwema reka nkubwize ukuri. Uribeshya man. Uribeshya. Ngo wanyica wowe. Uzi ko ntari mbyumvise neza. Ngo wanyica. Wowe unyica wowe. Rwema unyica. Ngaho unyica niba wumva babishobora. Ngo ndasase kurura imbarutso unyice niba wumva ubishoboye nyica. Raba utakwica n'imbeba wowe ngo wanyica unyica se. Okay, ngaka tubyoroshye neza kandi cyane sibyo? Mu kazi kose umaze kunkorera urifuza amafaranga angahe? Ngo nyaguhe ariko ugiye nuko nawe ngende ukwanjye. Urifuza angahe? Mva. Nta mafaranga yawe nyeneye Imana, urumva? Yenda nawe yakemuza ibibazo ufite ibyo ufite si bike si bikora genda yabikemuze ariko wari ukoze kuyampa ariko ntayo nyeneye. Okay. Ntayo ukeneye? Byiza cyane ntayo ukeneye. Okay, rero kakusaba akantu gato. Sibyo umbabarire kukumve unamfashe n'ubufasha. Sibyo? Ndakwinginze. Ntiwongere kungenda inyuma. Giselle, Karame. uru rugo turabamo turi abantu 6. Ariko humura ntabwo ari uzajya ukora imirimo wenyine. Hari undi mukobwa witwa Fabiola uzajya mufatanya. Nta kibazo. Muri abo bantu 6 rero baba hano. Ugomba kubaha cyane cyane papa Boaz. Kumva? Icyakubwiye cyangwa icyagusabye ukagikora vuba vuba. Kandi ku gihe. We nta kintu ushaka kumbaza? Ese ufite abana bangahe? Ariko abakobwa mwese muri kimwe. Mfite umwana umwe. Uriya waje kunyakira? Oya. Uriya ntabwo ari umwana wanjye. Ariko nawe ni umwana mu bandize. Uri buze kumubona hari aho yagiye na papa we. Sibyo? Nibyo. Aho rero genda mu gikaro ugiye mu mirimo. Fabiola nawe araje mufatanye agiye guhaha. Akosunda wowe ari nk'ugiye yagendeye arihe kugira ngo agiye kubyara Nyandwi na Nyiraminani kuri botike. Genda ubugiye mu mirimo araje gusanga. Asunda wowe nk'ubu yaracyari. Ubujyagire kuri botike. Aho cese ubwo cyangwa ntacyo ze Rwe, hari ikibazo ufite? Ikibazo? Kugura cyoroshye. Ikihe kibazo se man? Amafaranga yanjye yabura ryari?